Ndagarutse rero kubasobanurira uburyo ki ino cinnamon ikora. Ejo nari nabakoreye ikiganiro ngira ngo mbabwire ko nzabakorera ikiganiro kirambuye kuri ino cinnamon. So ino cinnamon grand powder ikora mu buryo ki butandukanye, ikora mu buryo bwinshi ndetse inavura ibintu byinshi. Umuntu wamenye ino cinnamon ndakeka ko we abizi neza. Hari byinshi amaze kugeraho, hari byinshi amaze kwiyungura mu bumenyi ndetse na bimwe mu buzima bwe bimaze guhinduka. Wowe utarayimenya rero tega amatwi ngusobanurire ibiki ibi bintu bikora. Ngiye kubanza guhera ku bantu bafite ikibazo kijyanye no kugabanya ibiro. Niba ushaka kugabanya ibiro, fata ino cinnamon buri mu gitondo, ufate akayiko gatonya kamwe ukoresha ushyiramo isukari, ufate agace kayo ushyire mu cyayi mu gitondo unywe. Ubikore buri mu gitondo. Nijoro ushobora kuyikoresha no ku ifunguro ryawe ugiye kurya, ukaba wayikoresha nk'ikirungo. Iyi nayo ikoreshwa no mu biryo urayikoresha nta kibazo, gusa wirinda gushyiramo nyinshi, gushyiramo nkeya cyane. Noneho kuko ntabwo ari byiza gufata ngo uyikoreshe ari nyinshi, ahubwo ukoresha gake karinganiye. Mu gihe ushaka kugabanya ibiro, mu gihe ushaka kugabanya stress, mu gihe ushaka gusinzira neza, iyi iragufasha neza cyane, kuko iyi ikiza n'umuntu ufite ikibazo cyo kubabara umutwe. Umuntu ukunda kuribwa n'umutwe cyane, iyi iramufasha. Umuntu ukunda kugira ibintu by'amastress, iyi iramufasha. Iyi ngiyi rero katwigarukire rero ku bantu, njye nashaka kuvuga ku bantu bashaka kugabanya ibiro. Wowe ushaka kugabanya ibiro, ndakubwiye ngo buri mu gitondo ufata agace k'akayiko gatoya ushyire mu cyayi, uteke. Numara guteka ufate akayunguruzo uminine icyayi cyawe neza, nurangiza unywe. Nijoro ugiye kuryama cyangwa se ugiye kurya ku ifunguro ryawe rya nijoro, ufate ifunguro rya nijoro ushyireho ino cinnamon ifite nk'ikirungo. Iyi ni spice. Ubundi ushobora kuyikoresha nk'ibirungo by'ibiryo nyine. N'ubundi ushyira nko mu gasosi ukarya, usinzira neza, ukaruhuka neza. Ndabigutuye. Next tuzakora n'ikindi kiganiro.